Bakunzi bacu nongeye kubasuhuza mukaba muri kumwe nanjye Nsanzimana Alex aha kuri YouTube TV. Uno munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ibimenyetso mpuruza 15 bishatse kuvuga yuko umugore igihe utwite, igihe afite ibimenyetso mpuruza 15 tugiye kurebera hamwe agomba kujya kwa muganga. Ntabwo bisaba kuba ufite byose cyangwa ufite bibiri birenze kimwe biba ari ikibazo, ariko kimwe cyonyine kiba gihagije ngo ujye kwa muganga, kuko muri icyo gihe uba ukeneye kwitabwaho birengeje ibisanzwe cyangwa ukeneye kwitabwaho mu buryo bufatika cyane. Tudatinze mu magambo, ikimenyetso cya mbere ni kuribwa umutwe. Ufata umutwe, kuribwa umutwe cyangwa wa mutwe uza wiyongera buhoro buhoro, ukaba wanywa n'akanini ntugabanuke, icyo gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Kikaba ari ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugira isereri cyangwa kugira muzunga, rimwe na rimwe ukaba watangira cyangwa wumva washaka no kwikubita hasi kubera isereri. Icyo nacyo ni ikimenyetso gituma ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuba utabona neza. Bishatse kuvuga yuko mu gihe wari usanzwe ubona nk'uko wari usanzwe ubona, ukumva watangiye kugira impinduka mu kureba, ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya kane ni ukugira umuriro. Umuriro ndi kuvuga ni umuriro wa 38 cyangwa hejuru. Icyo gihe iyo wawugize ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatanu ni ukubyimba mu maso cyangwa ibiganza, nacyo kikaba ari ikintu ugomba kumenya nimba ugifite ko ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukuba utangiye gutekereza ibintu byo kuba wakiyahura cyangwa ukaba wakica umwana wawe, kumva wakigirira nabi ndetse n'ubutwite. Iki kimenyetso nukigira ugomba guhita ujya kwa muganga. Ikimenyetso cya karindwi ni ukuba utangiye kumva udahumeka neza, kumva nimba uri kugenda ukumva utangiye guhumeka neza cyangwa waryama ukumva utangiye guhumeka nabi. Icyo kimenyetso nacyo ni hatari, ugomba guhita ujya kwa muganga. Ikimenyetso cya munani ni ukuba wumva uri kuribwa mu gatuza, ukumva umutima utangiye gukubita cyane, ugatangiye kuribwa mu gatuza. Nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko bitameze neza mu mubiri wawe, ugomba guhita wihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya 9 akaba ari ukuruka cyane no kugira isesemi. Iyo bikabije cyane, icyo gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya 10 ni ukumva uri kuribwa mu nda cyane, kumva utangiye uri kuribwa mu nda bikaba bidashira. Icyo gihe ugomba kwihutira kujya kureba muganga wawe. Ikimenyetso cya 11 kuba wumva umwana wawe atari gukina neza mu nda, cyangwa wumva atagikina, cyangwa wumva uko yagendaga bigenda bigabanuka. Icyo gihe ugomba kujya kwa muganga bakareba uko umwana wawe ahagaze mu nda. Ikimenyetso cya 12 ni ukuba utangiye kuzana amaraso mu gitsina mu gihe utwite, cyangwa kuva amaraso mu gihe utwite, cyangwa kuba wazana ibintu by'uruzi bidasanzwe mu gitsina, cyangwa kuba waba nyababyeyi yafungutse, y'amazi muri nyababyeyi akaba yatangiye gusohoka. Icyo gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya 3 ni ukuba ukiri kuva amaraso cyangwa hari ibintu bikabije biri gusohoka mu gitsina cyawe mu gihe wamaze kubyara, cyangwa mu gihe uri kuva nimba wabyaye neza ukajya mu rugo, hashira akanya cyangwa wagira ukumva uracyava cyane bidasanzwe. Icyo gihe ugomba uri kuva amaraso, icyo gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Icya 14 ni ukuba watangiye kuribwa cyane mu maguru cyangwa mu mfundiko, cyane no bikunda kuba, cyangwa mu maboko, ukumva watangiye kuribwa mu mfundiko, ukumva urakora, ukumva harakurya, cyangwa ukumva kwashyushye, ukabona kwatukuye ukuguru cyangwa ukuboko. Iki gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya 15 nicyo cya nyuma ni ukumva ufite umunaniro udashira, kumva uhorana umunaniro, ukumva ukoze kose urananiwe, ukumva ni ibibazo. Ubundi gutwita bishobora gutuma wumva unanirwa, ariko icyo gihe iyo wumva byarananiwe cyane, ubu utangiye kugira umunaniro cyane, ugomba kwihutira kwa muganga. Ufata ibyo bimenyetso byose biri uko umubwira 15 ntabwo biba bishingiye nk'uko wari usanzwe wiyizi cyangwa uko wari usanzwe wiyumva mu mubiri wawe. Igihe wumva hari impinduka yahindutse, ugomba kwihutira kujya kureba muganga wawe. Ushobora kureba umujyanama w'ubuzima ukwegereye akakugira inama, cyangwa ukajya kuri centre de santé, cyangwa ukajya mu bitaro bisanzwe kureba muganga wawe usanzwe ugukurikirana akakwitaho. Ibimenyetso nubyitaho ukabireba ukabimenya, ntubinegirije cyangwa ngo
fake cyangwa ubyirengagize, iki gihe bizatuma umwana wawe atazagira ikibazo kandi nawe utazagira ikibazo, bikaza byatuma twese wazagira urugo rwiza cyangwa umuryango mwiza, ukagira ibyishimo nyine by'uko watwize cyangwa ugatwita amahoro. Murakoze cyane, muri kumwe nanjye Nsanzumuhire Alex, nawe utaha kuri YouTube TV. Nkaba nkwibutsa ko ugomba gusharinga video yacu, ukanda subscription, ugakanda notification kugira ngo video nshyashya ijye kugeraho hakiri kare.